ndashonje byandi byataye ubwo sha Chelsea ubuzima bwa hano buse ni ibibazo gusa danje ariko Imana izabikora byose Imana nta kidakora cyane n'ubundi tumaze gukura byari bigoye n'ibya kera ubu ngubu tuzirwana nawe kandi ndabizi uziga humura kandi uzasoza shaburi sisi ntakadakora pe bibaze kuturera we guhera tukiri bato twaba tugeze kuri iyi myaka dufite nese ko umeze gutyo masa si wabaye ubaye neza si bigenze gute si ubaye iki nese shakoshi yajyanye katayizanye si ubaye shaya umwana n'umuntu ari kunyoboza imbahaha ayigera muri ayitswe ukaba bashuje y'amafaranga twe dusigaranye imbere n'inyuma ubu bivuze ko ntazongera kwiga ubuse turabaho gute umuri uziga sibyo aziga se amafaranga avuye kubera iki Imana yemera ko bino bintu bitubaho Sheila it's okay abarenze mama kimara kudusiga na papa ubundi nzakomeza mbarere sibyo Mureke bigenda umva ntameze neza do ikintu cyandukuye ni telefone ibaze n'ukuntu nkunda gushyira telefone mu ishakoshi ubu ngubu nayo aba yayitwara pfa kuba mfite telefone ibindi byose bizagenda neza sibyo Sheila gusa rwose ari iki gihembwe nayo ntijeje niba uzakora ibizami niba utazabikora ntabyo nzi pe uzakora kubw'Imana izabikora nawe kandi yanje tuzi sibyo ari none watakembesha wiki ibintu bito Sheila izeye Imana sibyo nukuri ibibazo byateye nabuze icyo nkora
uzi iyo style ko nayo ndayikuziho. Umuntu wanjye ugiye kureka kwiga. Ntugire ikibazo. Baby, tari. Sibiki. Sibiki. Nari maze kwa praying akaje. Ikosi wagira. Nijyamye hano mu ntebe. Shasi. Mani dufasha aba praying ubona ku kazi pe. Uze tuzabaho utewe. Disi abana bakuru baba barakubaha ukuntu uba uduhangayikiye. Ibintu njya ntekereza tukiri abana bato ku mabaga uri kutwitaho. Ibintu byose shamani. Mbona akazi n'ubundi reka nzongera mbite. Sinabona ubuzima bwacu ntazi wagira ngo Imana yaratwirengagije. Ese mwana wanjye ari hehe? Ntabwo mbizi. Sinaherutse se cyagiye turi kumwe. Aha, reka ndebe ko wenda kano kazi ako isi ryo gukaraba. Nari numva afite stress watubwiye biriya bintu numva umutwe urandiye umutwe. Erega buriya ntabwo yaducira mu ntoki. Hey! Wicaye. Cyane mbabwira inkuru nziza ariko naje nahiye nshaka kubabwira ibintu muraho mbese ko mwitonze gutya kugira ngo duse nasi bishimishije ubona bihari byatuma twishima neza. Mbazaniye inkuru nziza nukuri basi museka sibyo nukuri mbazaniye inkuru nziza Sheila school fees yawe yabonetse amafaranga yiwe yabonetse nawe usivuye kwiba ibintu by'imikino oya ntabwo mvuye kwiba so mwumva nakiba nukuri sinakubwiye ngo muri Imana iraza kubikora nukuri none se school fees ya Sheila yavuye he? Shanyine niko kundi nyine Imana ikora imirimo n'ibitangaza mutateganya nukuri kukishe cyane adashye sisi ni boyfriend wanjye wayampaye ubwo wagiye kuryamana n'umuhungu oya ntago ngiye nigeze ndyamana nawe yagwahise mu dusanzwe dukundana indetse mukundana ko umuntu ntawe nzi ntago muzi ariko afite boyfriend ahubwo se nuwe wundi tujya tuvugana uramuzi nuko nyine numvaga byandenze ahubwo njya numva bavugana kuri telefone numvaga byandenze shiga abantu beza yemeye kuko 300 byanjye aranzi se nagakuze nyine icyo gihe nasohotse ndira numva byandenze numva nabuzombi bwira ndamuhamagara arambwira ngo njye kumureba nyine ahantu yarari arambwira se wabaye iki mubwira ukuntu byagenze nyine mubwira byose arambwira ngo shaka umura amafaranga nta kibazo muri umuntu aza kumwishyurira basi uzamuzana my god Imana irakora pe nzamuzana sibyo ubundi nawe mfite gahunda yo kuzamukwereka ni umwana mwiza pe imfura disi mukundana na muzi Sharito maze uzaba imfura uyu ture dali neza tugiriye turebe ko yakore ibizamini nawe turebe ko yakora kino kizamini cya leta gusa Imana yumve ko nyihaye icyubahiro nende gusenga nabuze icyo nkora mana
ntuzamubabaze sibyo ngiye maze kwa prayinga rero akazi simbizi niba bari bunsubize cyangwa batansubiza sinzi iki ni ikimenyetso Ndikumva kitwereka ko n'ibyo bindeze. Imana iri buze kubikora ahubwo sisi n'akazi arahita akabona arakabona bamwe muri kuntekera shaka igiki Imana ushimwe ko duwatetse oya ntimugashondane reka nteke nta kibazo igikoni nawe hasi wandetse abandi bari bande ntitwamenye eh sorry ya bayitwa Iva oh Iva Yes. wa undi wanyishyuye ishuri akomana sha Iva nice to meet you shananje ndabyishimiye cyane mwana uri umwana mwiza ntago numva uburyo nagushimira uzi ko nakoze n'ibizamini kirushyirizaho ibindi byose zaza n'amanota meza noneho nimba wumva neza nagukore nawe uzankorere neza uzana Iva amanota sinumva meza uburyo nagushimira mupe ndishimye cyane kukubona nawe nifuza kukubona kuko kubona umuntu yakugira ineza nk'iriya ni ibintu by'agaciro cyane twagiye muri byinshi bakwitwa ngo iki nitwa Sheila Ah, umva byari byandenze ako ndagushimiye cyane cyane bivuye ku mutima ni wowe yego umva nawe nyabeye urusaku mufite ari urw'iki ko rwasaze nisanze ni umva ndishimye cyane nishimiye guhura na Iva shakode barakoze sha nyine narabimubwiye Iva warakoze iyo wamushimiye ntabwo aratuza shayi tuza narabimubwiye ko wamushimiye kuri telefone sibyo reka kuvuga gutyo we ntabwo uzi imbaraga zabyo shaka kujya nanjye nanjye ku ishuri wowe usigaye wowe urakira umuntu n'umuhe na Chase mu ba ewe bisa nk'aho indoro yawe irakonse iminsi uri gusa
ingenzi ariko ndashaka kubanza kukubona kandi wabona ari sheri wawe ari kuguhamagara uraho ubundi se ninde ujya umpamagara ko mubizi nayo wampamagara we niba ari umwitaba igenda gishaka kubabwira shamwa abaye abana beza bitwaye neza nta muntu wigeze agira imico mibi kandi noneho ngo dore nabonye akazi yashize amezi 2 bigenda neza nisiko muvuga ngo ntabwo wow ibyo bintu buri gihe mpora mvuga ngo wow ndabizi ariko bibera bishimye wishe umukoresha ufasha nandiko reka nze kureba okay sisi aje kudusura sibyo njye kumudusura aje kudusura shirawe wow mwambwise ko ari ndishimye namutumiye yari surprise kagukore idrisi niyo bamuranze kuyinywa azayihereho ubuza nayindi hari wende gushaka amazi okay si skumisi nagaruka mermoy Ganza muraziranye nawe turaziranye njye nawe turaziranye ntabwo tuziranye n'ijya mbere mu Rwanda ntabwo tuziranye are you sure yeah really yes si we wanyibye Jesus Christ akora n'arasese sister nawe nese ugeze nyuma ya bese yose ntabwo wanyibye ariko ufite ikihe kibazo ahubwo ufite ikihe kibazo ugeze muri uru rugo akundana nande muri mwebwe ni wamukundana wowe ukundana n'umushu adekura nese ntago nakubwiye ko ufite boyfriend wowe ko sister kuva bamwibye abantu bose sigaye babonamwe abajura nese umubonye mu musira calm down icyara tuvugane uvuga kinange eske face yanjye igaragaza ubujura mbonye mu cyapa cyanditseho ubujura be ibi ntabyo nkunda na gatoya ibi nabyo nkunda habe na gatoya uretse nze mwere ariko sister ntago ari ibi ni biki nese ni ibiki ko nagera yewe byari uretse gatoya nese masi ubaye icyaka kandi ntabwo ari wanyibye ndi mu rugo rwanyu sibyo ariko ntabwo uri buruvemo ahubwo ntabwo uri buruvemo kongo iki ni wowe wibye sister ubu nafite n'ijambo ryo kuvuga masi tekere ni wowe wibye basi ibiki kuva wavuga urabona ari umuntu nibeshye sister ntago ajya abeshya njye afite ikibazo cyo mu mutwe ntago ajya yibeshya ntago ajya nese ni yibeshya cyaje yinjije we ntago ari injiji gusa abantu bose ajya abona yabona ko twarahuye mu juru yambaye neza uri kubyumva arambwira ngo yaraje ngo kureba ubu ntabwo nyibuka ntabwo wibuka umuntu wibiye ishakoshi cyewe uri kunyegeriza ubujura jewe no mu muryango wacu nta myapfuye no be icara nyine hano please don't touch naganda kubwiza ukuri umva umwana utangiye kurakara kuturusha ese urumva yagiye kuzamuka cyane kuturusha urumva ari mwese ko mwasaze icara hano umbwire neza iki harakizakinze ibiki umva none abakobwa nese urataha ujya hehe banza utuze ukemura ikibazo uranzi neza haraje hashi ntabwo munzi neza na gatonya ntabwo nzi neza kunyagiriza jewe narakwibye ese wowe ufite ikiro kwiba wait ufite ikiro kwiba nakigira bamwiba nta na kimwe afite
ndumva mvuze icyo mvuga pe none nje mu abo rero turabakobwa mbese wowe niba wariye isomo mu buzima niba wari byo wabyo muzi n'ijambo ndaramubonye n'ibyo n'ijambo umukecuru kinjira mitani mubona hagaze aho ushaka iki wewe ntago ndashaka iki rimwe none ukajya kunyishurira ishuri kumbe wishurira amafaranga ya sister wamwibye musobanurire kuko sister wanjye ntajya yibeshya basi nimba ubona ariyo aricyo gisubizo nyiki nyine icara yicara mu ntebe yavuze wowe wicaye aho utiyaheha ariko sindi kumva nazi ikintu twakoreye uyu muginga wowe wifata unyibe dore aka kagore gitwara reba n'ukuntu ari agaciro twaragaragaye ko ari we baza ngo ukuntu byageze si ubyumva twarahuye n'uyu nguyu cyagenda ukabwira ngo muteke ndashonje ndaje mura n'uyu muginga aresha aranyoboza mu gihe rero giye ari kumbwira ngo ibipangu ngo ibiki n'ibiki niyo wowe wanteye n'imiti simbizi nawe bakagora ginangira kumera gutya jama itafatisha ko cyane ari none ngo yabaye 300 yabaye 300 z'amafaranga yanjye nese wari usikazabyibagirwa basi nsubiza uwo rero gisanga nakwibagirwa aramagarikije nese waranterese uri umujura koko ndagenda demera nanjye noneho nanjye shanda mukunda ndanamushimira uburyo sinakubwira ngo ni umwana kumbi yamaga amafaranga avuye kwiba ahubwo yibye sister wawe arasabye imbabazi tugira ute ashije kumi gurafukana mumbabarire kandi batareba iki kuntu namukunze ntashikare kumbi uziko nanjye ari kuzanyitana ntabwo nawe kuzakwihuta kumura simuceceke ndabasaba iki nise basi wari uziko ntazakumara kodi nanga afite boyfriend uziko namukunda ako ngatekereza ukuntu kodi yahura n'ibintu bizima cyabinteye mumbabarire ndakubabwira basi munyumvirize rimwe cyane nese niki gitera ibintu kwiba kiza mu byashira mbwira ikintu cyaguteye kwiba ndego ukambwira ko nkunda ukamuha udufaranga ukashuka amafaranga yanyibye niyo wishyiriyemo muri umuntu wanjye ishuri ahubwo Imana ishimwe amafaranga yaratugarukiye nubwo twarize uziko buri Imana ibyangombwa byanjye bishyizeho irangamuntu yanjye ubundi gushaka irangamuntu kubera wowe byose biraboneka ntaho byagiye ariko ndagusabye urayifite kumva uribuka nabigumana sha akabigase ko nta kera ujya mu buzima ujya mu izina rya Yesu mbega umuntu nabanaga nawe ndabyumva birasekeje kandi biranababaje umutega amatwi burya umuntu akora hari impamvu ndashobora kuba narabikoze ku mpamvu atari yanjye kandi nawe impamvu atari yawe impamvu igutera kwiba ni satani urakoze uyu munsi ni jewe ejo ni wowe byakubaho ubuzima bwanje nabikoze kugira ndare ndiye ariko sinabi icara mu burenganzira yicara urakoze tanyegera n'umujura njye nta kintu nagana nawe byakugendekeye bite se basi ngatubwire wirira use waje kuririra hano aha ni kwa muganga respect mubahe mwamusetse mwamukoze mushaka byose nanjye no kumva bibabaje ibiki bibabaje reka twibakwe basi navuga vuga twumve oya ngaho ceceka wihagarariyeho nk'uko wari wiherezeho mu kanya ikintu cya mbere ngomba kubasaba ni uko mwambabarira mwese yego ndateye isoni pe sinari ko byoba yego navutse mu muryango abajura oya ntabwo twari abajura
tutazi ariko tukaza byagenda gute nawe twandikire muri comment utubwire mwibuke gukora subscribe share and comment bye bye